igihe cyose kuko ibyishimo ni amahitamo. ariko wagira ngo ubukeneye n'abantu muganira. Ese reba hano homba dore ubu turigendeye ariko dore uraduhagaritse. Baretse tukigeraho twigendere baretse tukigeraho tugiye. Reba nk'ubu ndi hano jyenyine nshunze hano mu kazi kanje namwe muri haranga muri kureba ngo duseringa amafilimi za WhatsApp iki niki jewe ndi hano wafunze gate ukaza hari ibintu birenze. Are we ubwo mujye mu mafilimi hari umuntu akaza gukomanga hano inshuro zingahe ari nk'umushyitsi uje hano mu rugo kureba nk'abamere. Sasa ntago wayumva. Jewe natwawe ibintu bya filimi ntago gye reka ndi kureba duserimba nagiye mu zindi mayindi kure cyane. Ahubwo urakoze. Hari ikintu nibutse. Iki urakoze ahubwo kuduhagarika mu tuganire umva nkubaze mwana. Urashaka kuzansohokana se mwana? Hano reka nkubwire ko ibintu byose